ntago uyu murimo witwa umurimo w'Imana ari isoko ahubwo bizasobanuka. Kansubiremo. Iri si isoko hari igihe bizasobanuka. Abantu reka mbwire abantu bayobowe na Gitwaza ari we mperaho. Apotre Dr Paul Gitwaza. Yego. Abantu bose uyoboye. Mvuge neruye mvuze impanda. Bamenye ko iki kitwa umurimo w'Imana atari isoko hari igihe kizasobanuka. Abantu Apotre Masasu uyoboye mvuze impanda ntagira ari isoko murimo hari igihe rizasobanuka. Mumenye ko iri atari isoko mwita umurimo w'Imana bizasobanuka. Yego. Mutuzanira abasireyi ngo muri kubabatiza mutanahamya ibyiringiro byabo mutanamuhagarika ngo mubaze ngo wakijijwe iki ngo gusobanurire hari igihe bizasobanuka. Hari umwana umwe w'umunyarwenya yarabahanuriye reka myisubiremo. Yaririmbye indirimbo aravuga ngo manzu hehayo waneye abajya ku murimo babona aho bagira gute banyura. Damu naritegereje hano mwisi mbona abayobozi bagiye batandukanye iyo basuye uduce turimo imyanda ntaga abayobozi uko baje bambaye aribo bakuraho iyo myanda abayihashyize nibo bayikuraho. Ndabihamya. Iyi 2025 muri kuvuga ngo ngwariya ngo izagira ngo amezi angahe. Ndabihamya muzayibonamo byinshi kugeza muri 31 zaba ari byinshi cyane. Uzi ko ari umwanda yashyizeho wa mwana bisubiremo. Ari mwene data akoze ikiganiro nawe arabivuga aravuga ngo umuntu uzi ko hari ibintu by'umwanzi yagiye anaga mu nzira akwirakwiza. Kuki Jackie yabatizwa abantu bagatera commentaire nyinshi? Biba bitewe naho abatirijwe n'uburyo abatijwe n'ibyo bamuziho. Yigishijwe nande kira ko ura n'umuhango ubwira abantu kumugaragara ko ati ngewe nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka sinzongera kubikora ukundi ndabihamiriza mu maso y'abantu. Kadurebe igihe gitoya rimwe kabiri gatatu tuzamenya icyo yigishijwe n'uwamubatije icyo yigishije. Nge nago shingiye kuri Jackie navuze iki umwuka w'Imana yavuze. Jackie niba ari mu murimo w'Imana amenye ko bizasobanuka. Bamwe biga babungana imbago muntu uza no mu nsengero n'iki byose bari he bigaga basengera abantu bigaragura hasi bari gupfapfana hirya yaba yakajagari bagiye Uganda gukora umurimo. Sawa n'abandi kazarangira rero. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ibihe byiza cyane turabakunda muraba agaciro n'ukuri Imana ibahe umugisha cyane. Turagarutse turi kumwe na Prince Robert. Umeze neza cyane na mahoro ndashima Uwiteka. Yego ni byiza cyane nanjye meze neza cyane ndashima Imana. Yego byose biri kugenda neza mu bushake bwayo. Abantu basigaye bama inkuru nk'uyu nyandikiye ntango niba ari mwitandera ngo iyi nkuru wayijyamo wayigaragaramo kabanza nyigusomera umva ukuntu imeze. Ngo imitima iradiha kuba pasiteri bo muri ADPR. Impinduka zikakaye zatangajwe ku itariki 19 z'ukwa mbere 2025 saa 1:25. Ntabaresha Jean Dodier yaganiye n'umupasiteri cyangwa se umuvugabutumwa uyoboye itorero runaka ryo muri ADPR nshatse kuvuga amwakiriza inkuru y'uburyo itorero riri gukora impinduka mu buyobozi ndetse bamwe bakaba bari guhagarikwa imitima abandi bagahagarikwa n'amasezerano y'umurimo. Ubwo abahagarikwa imitima nabavuga ati natwe ejo bibaye gutya. Muri Kanama 2024 nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse insengero kiliziya n'imisigiti bitari byujuje ibisabwa bigendanye n'amabwiriza abigenga. Amezi agiye kuba 5 icyo cyemezo gifashwe ndetse insengero zigera ku 10,000 hirya no hino mu gihugu
zarafunzwe zirimo n'itorero rya ADEPR. Hanyuma ku itorero rya ADEPR riheruka gufata icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'umurimo ku bapasiteri n'abarimu n'amatorero yaryo yafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Kirumva cyarabaye. ADEPR itangaza ko icyo cyemezo cyatewe n'ikibazo cy'ubukungu cyaje muri iri itorero. Bizeza aba bakozi bahagaritswe ko mu gihe insengero bari bayoboye zafungurirwa bahita basubizwa mu kazi. Ku bijyanye no gukomeza umurimo w'Imana, aba bahagaritswe bemerewe gukomeza kuwukora ariko bakawukora nk'abakorera bushake. Nta jana bajya kubaza. Iki cyemezo kandi cyaje nyuma y'amezi agera kuri 5 aba bakozi bahembwa nubwo isengero bari bayoboye zari zigize gute bahembwa nubwo zari zifunzwe. Aba bashumba bahagaritswe basabwe gukorana iherekanya bubasha n'umushumba paruwasi babarizwagamo kuko ari we ugenga ugomba kuba ayareberera. Nubwo ari icyemezo cyatangajwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ariko cyafashwe mu nama yateraniye ku wa 27 Ugushyingo 2024. Komite nyobozi y'itorero ifata uwo mwanzuro. Abo bakozi bahagarikiwe amasezerano mu gihe cy'amezi 3 bazakomeza guhabwa serivisi zirimo iz'ubuvuzi zitangwa n'itorero rya ADEPR. Ubwo buvuzi assurance yo kwa muganga bazayikomeza. Aka kantu ni keza basi. Sigo? Mituweli ariko ni bitatu muvande. Ikindi nuko amatorero bayoboraga nubwo yari yarafunzwe ariko yari yarashakiwe ahandi asengera mu nsengero zemerewe gufungura. Ikibazwa n'uburyo hahagaritswe amasezerano y'abaziyoboraga kandi nyamara abakristo ntibahagarikwe barakomeje gutanga amaturo nk'uko babikoraga na mbere ndetse no kuba bamwe barakoze iyo bwabaga ngo barebe ko isengero zabo zagira gute zafungura. Hanako ariko kangaka ntago wagafana kuko ntago bose bajyayo. Urumva niba hari nk'urusengero rumwe usanga rufite amatorero 5 rwakira, urumva abakristo bose ntago bazi. Ubwo nyine n'uyu waganiye n'umwe mu bashumba nyine ari kuvuga ibyo atekera. Ati kubera iki baduhagaritse kandi itorero rikaba ari igisukumo. Sibyo? Nubwo itorero ridatangaza umubare nyirizina w'abahagarikiwe amasezerano kugeza ubu ibivugwa biravugwa ko abarenge 2000 bo bashyikirijwe amabaruwa. Bivuga ko kandi itorero rya ADEPR riteganya kongera guhuza imwe mu midugudu idafite isengero zemewe zo gusengerwa mu rwego rwo guharanira ko rigira insengero zijyanye n'igihe. Undi mweyo urakomanga. Nubwo itorero rya ADEPR ritarabyerura ku mugaragaro, bamwe mu bapasiteri batahagarikiwe amasezerano bafite imitima ihagaze kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bakwamburwa inshingano. Bivugwa ko nyuma yo guhagarika abapasiteri n'abavuga butumwa bafite isengero zifunze hazahita hakurikiraho undi mweyo urebana no guhagarika abapasiteri badafite impamyabumenyi zikenewe. Ariko uyu ntuzi kuzari umweyo si kaminuza, ni kaminuza ariko bana bahaye integuza abangaba uwo bazahagarika binamwangariya mu giswere siko bavugara. Itegeko ryo mu 2018 rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ryatanze imyaka 5 yo kuba abapasiteri abavuga butumwa n'abayobozi b'amatorero batari bafite impamyabumenyi zikenewe bagomba kwiga kugira ngo babe babyujuje. Bamwe mu bashinze kwiga kuri ubu barangije icyiciro cya 2 cya kaminuza muri theology, nubwo hari abandi batigeze bagebwa bataragiyeyo nyine batashye idini rizabata mu bisheke wa mwana wa munyamakuru. Itorero rya ADEPR riri muri yagaragajwe ko ifite umubare munini wa pasteri batize kandi ko impinduka zigomba gukorwa hakurikijwe itegeko n'itegeko. Abagore nabo bari kumwenyura. Indi mpinduka ikomeye yitezwe vuba mu itorero rya ADEPR mu Rwanda no gusengera abagore kuba abapasteri b'itorero. Iki cyo n'umuvugizi yaragitangaje mu minsi yashize. Hasi harimo nuko hari amadeni, ndabona ari inkuru ndende. Hari amadeni ya itorero rya ADEPR yari magera muri miliyari zirenga 4 ariko umushumba yatangaje ko bamaze kuzishyura hasigaye miliyoni 800. Urumva se batarakoze? Bakoze ibintu byinshi cyane by'impinduka. Yego. Roba reka twinjiye mu nkuru za ADEPR, ni byinshi cyane biri kugenda bigarukaho, ni impinduka n'umweyo urimo urakomanga, ariko reka duhere kuri iki kintu. Ni video wenda turi buze no kwereka abantu muri iki kiganiro. Yo witwa Apotre Sostene ari kubwiriza muri ADEPR Nyarugenge. Ubundi cyaraziraga kugira ngo umuntu wo hanze akandagire ku gatuti ko muri ADEPR atari umushyitsi ugiye gushima Imana. Hajya gushima Imana aho barabyemera gutura umukristo. Urumva gushima Imana se wabibabuza yaje. Yego. Ariko
Apotre Sosthene afata agatuti ka Nyarugenge hedikota ya ADEPR ababwiza ukuri avuga icyo bita Imana. Ni ikintu wakiriye gute? Ngenzi Apotre Sosthene abantu batamuzi ni umugabo ukomeye yaba mu by'umubiri no mu by'umwuka. Wenda abanyarwanda bo ntago babizi, ariko abantu bo mu Nyakabiga uri kumva n'abantu bo mu mujyi wa Bujumbura bazi uyu mugabo za 2013 na 14 muvuga ngo Chris Ndikumana ntago azagira popularity nk'iyo Sosthene yagize i Bujumbura. Niba mbeshya babyandike muri commentaire. Uriya yari kuri standard sinzi uko nayisobanura. Njyewe sibyo ni umugabo ukundwa n'abantu benshi. Yego. Rero nk'umuyobozi mukuru w'itorero rya ADEPR uzi gukora reforme neza buriza yinda mwemera kubita utuntu twe bien ameze nk'umunyapolitike kabisa. Nimanza kuzana apotre runaka dushobora kuzaba induru, ariko nge ndarasira kuri Hortense Mazimaka nubundi wa ADEPR bataramenya ko ari mwa ADEPR mugenzi wabo, mite nkubita kuri Apotre Serukiza nubundi aba ADEPR bakundaga ukumva nzaza na Apotre mami nyuma namaze no gusengera iki abadamu. Rero uyu munsi abantu mu itorero rya ADEPR mu byemere mu byakire n'umusiramu uzaza yiyoberanyije akavuga Yesu katuti tuzakamuha babyange mu byemere sibyo. Mujye munemera ijambo ry'Imana risore mu mitima yanyu. Urukungurukurane n'iki n'amasaka. Urukungurukurane n'amasaka siko ijambo ry'Imana rivuga. Ibi bintu ubonye buretse gatoya n'umusinzi uzaza yiyoberanyije akaza avuga Yesu yambaye neza kuko hari abasinzi basigaye basinda n'abasirimu tuzakamuha kuko twese wa mugani wa papa ngo umusambanyi utarebye ngo wa mugani wa papa twese turi bamwe turi abana b'Imana. Ibyo bintu byo kwirwa muheza bamwe kandi abanyu bajyayo towa sibyo. Igadamu muri iki gihe tugezemo cyacu umuntu uzajya mu ijuru nukuri Imana izabimuhembera. Umuntu uzajya mu ijuru Imana izabimuhembera. Ni igihe kigoye. Watsinze akamenya ko Yesu ari utsinda byose, akamenya ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, wamenye ko Yesu ari uneshereza umuntu ibyaha, umuntu wamenye ko Yesu ari we kuri, umuntu wamenye ko Yesu ari we bugingo akamwikomeza akagera ku rwego agakizwa idini, agakizwa ibyaha, agasimbuka uburyohe bw'imineke iri muri iyi si, agasimbuka uburyohe bw'amapera ari muri iyi si, za pome ziri muri iyi si nka ba Emerine akabisimbuka byose. Yesu akamutsindisha akamwambutsa. Yego. Agasimbuka jenda za banuza. Baba ndi hejuru bavuga ngo nindayiza online. Yego. Uyu muntu Yesu azamuhemba. Umuntu uzishumba muri iki gihe cyacu akishumba akagendana na Yesu bakagenda kugera ku munsi w'amateka, inkumangizo z'imitima ye ziri amaraso ya Kristo, Imana izamuhemba. Je Sosthene ndamukunda sibyo kuko n'umugabo w'Imana pe yanabwirije neza abwira ADEPR bagati nyamara birakwiye ko mumbwira gute mugoma n'umwimerere wanyu bagati n'umugore wanjye n'umwadepe. Yego Imana izamuhemba. Ni impinduka ziri kuba abasaza baramaze gukurwa mu nzira. Abazanye ibi bintu ntago bakirimo. Ese ADEPR biragaragara ko bamwe ntibatinya kuvuga ko Izayi ashaka kuyisenya. Kandi ari umushumura ibizira. Ahubwo nuko abantu batakira impinduka uri kumva. Kuzira ibizira Robert Sinzima. Ibizira ni ibiki ariko? Hako damureka tuganira hano iki kiganiro mba ndi kukivuga mbiriza mu butumwa bwiza. Ndumva n'umwuka w'Imana atangiye kunza bacura no kuza guhanuriramo. Sibyo? Idini ni ihuriro ry'abantu mu gitekerezo cy'umuntu umwe. Kugira ngo risobanure neza. Ihuriro ry'abantu mu gitekerezo cy'umuntu umwe. Rihuje icyo bita imyemerere
doctrine, gihuje icyo bita principles, amahame, gifite umwuka ukiri inyuma. Kafata urugero rwa hafi ku mashya mvuge na ya kera. Ubu uyu munsi abantu bayobowe n'uwitwa Apotre Paul Gitwaza. Yego. Babita baki? Abazayoni. Abazayoni. Mu mitekerereze no mu migenzereze ye yateguye agenda, ategura principe, ategura doctrine, azishyira hariya abantu baramugana. Ubwo n'abawumeni mu nyumve neza. Yego. Abo muri restoration mu nyumve neza. Yego. Sibyo? Ndi kuvuga abashyashya n'abandi bakiri batoya. Hanyuma no mu bigugu dufite abitwa abayisilamu. Batekererejwe cyane banagurirwa ibitekerezo n'uwitwa Muhammad. Uyu twicaranye n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, hari umugore witwa G. Elena White. Umwe mu cyitegererezo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Yego nibyo cyangwa se ibyo. Umugaragu w'Imana, intumwa y'Imana. Abahamya ba Yehova mudukurikiye bo kwa Chastese Raso, sibyo? Mu nyumve neza. Rero kureba Pastor Izayi ngo ari kuvugurura ibintu, niwe wenyine ubivugurura. Ejo bundi Gitwaza ni yavuze ataba amaderede n'abiki, nimukangandagirira iwanjye. Aramaze. Nakubwiye ngo umuntu uzashumbwa na Kristo bakagerana mu ijuru. Yahishuriwe ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Agahishurirwa ko nta muntu wajya kwa Data atamujyanye. Akaba yaramenye ko iyi nzira y'abatekereza bitekerezo bandi itagenda n'umuntu mu ijuru. Uyu muntu Yesu azamuhemba. Kansubiremo aka kantu nkasubiremo bwa kabiri. Gasubiremo cyane abantu. Urumva umwuka w'Imana ari ku buzima bwanjye. Nababwiye ngo nushaka kuba umukiranutsi wujuje, uzagire gukiranuka kw'Imana atari gukiranuka kw'abantu. Umuntu agira gukiranuka kw'abantu ryari igihe yubaha umwuka wo washinze icyitwa imyemerere cyangwa iyobokamana, uri kumva, akanagendera mu mahame yabyo, ariko ntagendere mu mahame yo gukiranuka kw'Imana isumba byose. Umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu w'umwadeperi wakijijwe ADPR. Izana impinduka ariko we ntahinduka kuko umushumba we w'imbere ari Kristo. Hari urugingo mu zindi ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Yego. Sibyo? Naho uyu mubyeyi Revera Pastor Izayi impinduka nazikore, anamurikira abantu bamenye ko dore igiti bakiveho, dore umuntu Imana imumugisha. Kari gusohoza ibyahanuwe. None sako areke kubisohoza se Imana yamuremeye. Kari gusohoza ibyo mu minsi y'imperuka. Areke kubisohoza se Imana yamuremeye. Reka nongere muye kudo shapo. Oya. Sibyo? Saza bati kizira kinjiye hera. Basaza. Beshe ni basazi ubusa nibacicitse nibanze kuvuga. Basaza bati kizira kinjiye hera. Rekana nawe basaza. Tadeperi nta mwuka wera nta. Rega niko nyine abantu bibakire. Ha ugihanura basobanukirwe, uri kumva? Ko ADPR, abaporoso, Adventiste, yego, abakatolike, kwa Petro Bazilika. Mwese umuntu wese uri muri urwo rusobe nako kavuye wa mwani wa nyakwa Perezida wa Repubulika. Yego. Utarakurwagaho ku maso ngo menye ko inzira yonyine yakugeza mu ijuru ari Kristo Yesu. Mukuriyeho azarira, muzataka. Bamwe bari baraziko nk'abapasiteri nahoze soma bwa mbere, ibintu byabo bazabisaziramo ari wo murimo babonye iyi si yayi. Bashaka amasuka bagiye guhinga, abana inzara yabica, ahubwo bashinge za YouTube. Twajyaga gufata ibiganiro bakanga, azagira ukandagira hano mu camaguru. Twajyaga yoti ADPR zimiyo kamera zimiyo kamera ubuse nzajya njyana ubuse azatumira zaza wanjye ndeke kumushorera na kamera azajaze kuvuga hano mu cibirenge. Sibyo? Bari baramenyereye nabi. N'urugero ngo waye abantu bakwiye kwicara. Reka manure mwana hano undi byose niyo yari. Ntago uyu murimo witwa umurimo w'Imana ari isoko, ahubwo bizasobanuka. Kansubiremo.
iri si isoko, hari igihe bizasobanuka. Abantu reka mbwire abantu bayobowe na Gitwaza ariwe mperaho, Apotre Dr Paul Gitwaza, yego, abantu bose uyoboye, mvuge neruye mvuze impanda, bamenye ko iki cyitwa umurimo w'Imana atari isoko, hari igihe kizasobanuka. Abantu Apotre Masasu uyoboye, mvuze impanda, ntagira ari isoko murimo, hari igihe rizasobanuka. Ubwo n'abandi bose mvuze aba bagabo babiri, ubwo n'abandi bumvireho bahuriye muri aka kajagari ntazi ubwoko bwabo. Abantu bafite umuperezida witwa Sabe Murungi ubayoboye, mumenye ko iratari isoko, mwita umurimo w'Imana bizasobanuka. Mutuzanira abasireyi ngo muri kubabatiza mutanahamya ibyiringiro byabo, mutanamuhagarika ngo mubaze ngo wakijijwe iki ngo gusobanurire, hari igihe bizasobanuka. Kandi naba ngaba Revera Pasteur Isayi ayoboye, mumenye ko ibi mwita umurimo w'Imana atari akajagara, atari isoko, hari igihe kizagira gute, kizasobanuka. igihe bizagera bigasobanuka, byanze bikunze hari igihe bizagira gute, bizasobanuka. Abantu bo muri California bagiye bahishwa mu marenga, mu bitabo, mu mafilime no mu nyandiko, bagumya kwidamarara nk'inkongo iri mu kigori, baridamararira koko karahava. Bamwe bakajya babacira amarenga, bajya gukoranuza gushakanuza izino assurance z'ubutaka, bakanga kuzibasinyira iz'inkongi. Abandi bagenda babaye amarenga, ntibamenye ibyo ari byo, kugeza ku rwego umujyi bawuteramo inturusu, kandi inturusu yizushyizemo umuriro bibinduru, ntibamenye ibyo ari byo, kugera ejo bundi Los Angeles bahiriye hejuru. Aba bantu rero nabo mbabwira, ntabwo ibi bintu mwita umurimo w'Imana ari isoko, hari igihe bizagira gute, bizasobanuka. Hari umwana umwe w'umunyarwenya yarabahanuriye, reka myisubiremo, yaririmbye indirimbo aravuga ngo manzu hehayo waneye, abajya ku murimo babona aho bagira gute, banyura. Damu naritegereje hano mu isi, mbona abayobozi bagiye batandukanye, iyo basuye uduce turimo imyanda, ntago abayobozi uko baje bambaye aribo bakuraho iyo myanda, abayihashyize nibo bayikuraho. Mbatangarize ko Kristo Musa azagaruka, ntazagarukamo muraza mu kiraro cy'inka n'ikintama, azaza yambaye ubwiza bwe bwose n'icyubahiro cye cyose. Uzi ubwenge ufite umwanda yashyize mu cyitwa uyu murimo w'Imana, awukureho kare, nyir'ubwite ataraza kubakuzaho uyu mwana, kuko umunsi azaza ikintu cyose Satani yubatse akacyubakana n'abantu be, Yesu azagikuzaho umwuka wo mu kanwa ke, niko ijambo ry'Imana rivuga. Havuze ngo umwuka wo mu kanwa ke uzarya abanzi b'Imana, abanga Imana bose nibayisenge bazapfa baye kwibukwa. Kandi ndabihamya, iyi 2025 muri kuvuga ngo mwariya ngo izagira ngo amezi angahe, ndabihamya muzayibonamo byinshi kugeza muri 31. Yego, zaba ari byinshi cyane. Uzi ko hari umwanda yashyizeho, wa mwana mbisubiremo, hari mwene data akoze ikiganiro nawe arabivuga, aravuga ngo umuntu uzi ko hari ibintu by'umwanzi yagiye anaga mu nzira akwirakwiza, abikureho, kuko niba atabikuraho ntabwo Imana izaza ye guceceka. Ibi bintu abana b'abahungu bari kuzana hano bazana mu byitwa umurimo w'Imana, tukabaha agatuti ari abatinganyi, bakazaho ngo bari kuramya, bari guhimbaza. Imana izaza ye guceceka. Twigarukire ubwo, twigarukire. Wenda ibyo ngibyo tubivuyeho na message yabyo iratambutse, tujya tubona ejo no mubatizo washimishije abantu, ariko uteza premique cyase hatangwaho commentaire nyinshi, witwa Prophet Ernest Nyirindekwe abatiza umwana w'umukobwa witwa Jackie. Ni ikintu abantu bavuzeho byinshi, ariko kigaragara ko batari gugihurizaho rimwe. Bwa mbere habatijwe DJ Brian, ni byinshi cyane byavuzwe, nabo hari ikiganiro bikozeho,
n'ejo twumva mu ishanga video avuga ati kwa Emeline kumva bari kuvuga ati ngo ni ibintu ngo bya Brian da avuga ni si umubatizo umuntu wabatijwe ibintu amakuru ubuhamya bukabukirimo burasohoka buvuga gutya bimeze bite tubona na Jackie yabatijwe ubwa mbere waravuze kari marketing uyu Prophet Ernest abayikorera uyu munsi ku mubatizo wa Jackie wabibonye gute navuze ngo mbisubiremo uyu mwita umurimo w'Imana si isoko hari igihe bizasobanuka yego uribuka ijambo navuze naryumvise navuze ngo uyu si isoko yego ndagusubije si isoko bizasobanuka kubera iki kankubaze ntabajije wowe kuki Jackie yabatizwa abantu bagatera commentaire nyinshi biba bitewe n'aho abatirijwe n'uburyo abatijwe n'ibyo bamuziho yigishijwe nande ubwami bw'Imana habaho kwiga buriya umuhamagaye kuri telefone niba uyigira none aha ngaha mu kiganiro umuntu akamubaza ngo mbwira ibyiringiro byawe ntacyo yagusubiza icyo azi ni uko bamujanditse muri Yorodani abatijwe iki kiriya ko uriya ni umuhango ubwira abantu kumugaragara kuvuga ati ngewe nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka sinzongera kubikora ukundi ndabihamiriza mu maso y'abantu kadurebe igihe gitoya rimwe kabiri gatatu tuzamenya icyo yigishijwe n'uwamubatije icyo yigishije nakubwiye ngo kandi hari igihe bizasobanuka umuntu aba akwiye kubatizwa yigishijwe ntababatizwa se runaka barigishijwe neza ibintu bakabivamo bagasubira inyuma bakagwa mu bwami bw'Imana biremewe hari ukugwara gusubira inyuma hari kuva mu byizerwa ibyo nabyo hari icyo bigishwa abantu bavuye mu byizerwa abantu basubiye inyuma yego kuki washingira kuri Jackie noneho usaza ukavuga tereka nge ntago shingiye kuri Jackie navuze iki umwuka w'Imana yavuze Jackie niba ari mu murimo w'Imana menye ko bizasobanuka Robert niba ndi mu murimo w'Imana menye ko ari igihe bizasobanuka byose abana b'Imana bagahagarara bene ibyo ninjye babihanuye nabyo saba biririmbye bajya bitiranya abantu kuko basangiye ibishyimbo basangiye ibijumba ariko one day bizasobanuka ese aka kavuyo bizasobanuka ubwo muzabona akantu gatoya buriya imvura igiye kugwa cyangwa se ni donc hagiye kubaho nka serwakira wajye ubona serwakira itangiye ku kantu gatoya kamukikara ngo byagenze gutya na gutya kumva yafashe ahantu hanini cyane kuki aka kavuyo ubona kazarangira ryari ari gusa kusika Imana muyitiranya kavuyo kazarangira ryari afite bizasobanuka akavuyo kaba muri ibintu ariko uzika Imana ishaka kurangiza akavuyo ni ijambo rimwe gusa yavugisha n'umuntu umwe sibyo byose bikabirarangira bahungu banyu mwirwaga mwakira bavuga ngo bahagukije ibirema n'iki bari he bamwirwaga babungana imbago muntu uza no mu nsengero n'iki byose bari he birwaga basengera abantu bigaragura hasi bari gupfapfana hirya yabaye akajagari bagiye Uganda gukora umurimo sawa n'abandi kazarangira rero umurimo bakomeje Uganda nabo nyine aho bajya sinakubwiye ko umuyaga iyo ujushye hari donc aho ibintu byari biri byimurika bitereka handi ibi nabyo hari igihe umuyaga uzahuha kabitereka handi bikabitereka handi ni ibintu byinshi bikunda kugaragara uyu muntu benshi batekerezaga bakavuga uti ubwo insengero zifunzwe babandi bibaga abaturage ubwo insengero Imana ikoreye mu mukuru w'igihugu zigafungwa ibintu bigiye gufata umurongo ese ubona ko umurongo warafashwe cyangwa nibwo umurongo siwizera Yesu ndamwizera cyane siwemera ko iyi myaka 6,000 ishize tugiye kujya mu yindi myaka 1,000 na 6 birashize ubaze 2 bya nyuma ya Yesu ubaze nyine aho isi maze imyaka 6 kumana imyaka 1,000 kuri twebwe si nk'umunsi umwe iyo si imyaka yo kuremwa y'ibyo bintu uri kumbaza yego ntihagiye kuzaho umwaka umunsi umwe wo kuruhuka w'ingoma ya Yesu igikawo ya Satani yose niyo mpamvu uri kubwira mbiri inama abantu nkabwa ngo umuntu uzi ko hari umwanda yashize
mu gihe iki cyitwa umurimo w'Imana bibaye byiza yawukuraho hakiri kare sibyo Satani atarakoranwa n'abagaragu be n'abambari be bavuga ati ibintu mwashyizeho ni mubikureho ya ndimbo yakakajwe urayizi manzu hehayo waneye banzu hehayo waneye bintu ko numva bikomeza kugwana Roba umunsi uko bwije nuko bukeye ko bigenda bifata urundi rwego nyine nitugumye twiterekere hamwe nk'inzoga y'itende uri kumva one day twitaga isoko ry'imburamumaro bizasobanuka tegereza niko nakubwiye. Ndaza kubaza muri iki kibazo nacyo tuza no gusorezaho hari benshi bavuga ati abantu bazarenganywa kubera kuvuga izina Kristo. Ejo hari umuvandimwe nigeze numva bivuga avuga ati ubwo hari n'abagiteka umutwe bavuga ngo ni Kristo ndi umukozi w'Imana ati nta n'akantu nta n'ikirabo ubwo hari abagikoresha izina rya ubwo bakirikoresha bateka imitwe bakarya bigakunda nta nubwo ntabwo karaza nta nubwo nta n'ikintu kirabo hari aho bizagera no kuritekereza bahunga oya no kugutunga urutoki nka kumwe kwa Petero ngo akorana nawe kagate oya ukaryihakana ati kuba uyu munsi hari abakikoresha mu mitwe bajya muri za gare bagatuburira abantu bakiza mu rugo rwawe bakagutubura bavuga ati ndi umukozi w'Imana ataragira mu rugo rw'umuntu yavuga ati ndi umukozi w'Imana akahurira n'ibibazo ati nta n'ikintu kiraba nta n'ikintu tutaruzuza Mega City wabonye filime ya Nathanael ntago ndayireba mu gihe tutaragira Mega City uri kumva ntago biraza ariko turi kuzuba ati bimwe ukibona haracyari kare nta karaba ariko isi iri kwirukanka iri kwihuta tababwira ngo nta karaba mugire ngo ni kera naguha interval y'imyaka 7 yego 2025 minsi 7 y'Imana turi mu munsi wa oya nguha inde interval y'imyaka 7 2025 kugeza 31 tuzabonamo byinshi habitsemo ibintu byinshi cyane nibi tuba tuvuze rega naga abantu bakubwira abantu ko uyu murimo w'Imana atari isoko bizasobanuka nabyo ubu ni ikibazo hari uwahita avuga ati wamvuze sha wamvuze wowe umvuga ute wakana umvuga ute yego Roba reka twitangire ubujyanama ikintu nabwira abantu twisoreze uri kumva yego mani bave ku giti dore umuntu Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta muntu wajya kwa data atamujyanye yego abantu bose ibyo barimo byitwa ukuri ariko kuri ni kumwe ni umuntu ufite Kristo yego sibyo abantu bige gusoma ijambo ry'Imana barisomesheje umwuka wagize gute waryanditse yego ikindi bave mu rusobe rwo ku Mana hari abantu bajya ngo munsi y'ibirenge by'abandi ugasanga baraboshywe bari aho ngaho umuntu akaba atanasoma n'ijambo ry'Imana wanarimwereka kumva ko hari uri guca imanza uri kugira gute ariko namwe nimudabasengera ngo bave muri ibyo bintu bizaba ari ibibazo tugushimire cyane ariko dusoreze n'isengesho dushimire mwese mwabanye natwe turabakunda soreze n'isengesho ni wowe ugena ibihe ni wowe urema ibitariho ni wowe utanga ituze n'ihumure ku bantu bawe ndasenge ngo amaraso wameneye ku musaraba aherekeze iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo amen amen.